hari inama ikomeye cyane yabaye ngiye kugarukaho Rayon na Bugesera. Ndakumenyesha ko ikigomba kuba kuri iyi match bagomba gutegereza ibiva mu nama ngiye kugarukaho, ariko reka manze nkubwire kuri raporo y'umusifuzi. Umukino uhagaze ku minota 57, umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino, afata ibyemezo byiza bitewe nuko umukino wagendaga ubona birimo ubunararibonye. Ubwo bavuga umusifuzi wa hagati Patrick nyine niwe bavuga. Muri iyi raporo ku minota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera FC bisanzwe mu mukino, nta kosa ryabayeho. Umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza. Nyuma y'umukino umukinnyi wa Rayon Sport Hakimu Bugingo wambaye nimero 24 yakoreye kosa umukinnyi wa Bugesera. Umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty, cyari cyemezo nyacyo. Ibi byakozwe na Bwana Hudu Munyemana, akaba yashoje avuga ko umusifuzi Patrick ari gushimirwa ko yitwaye neza muri match. Avuga ko ari umusifuzi mwiza, asaba ko akomeza guhabwa imikino. Ibi rero komiseri yavuze, ibi nibyo bita mukanya ndaje mfate ya nama ndebera ya nama yabaye gitaraganya ngo yinjije abafana barengeje ubushobozi muri stade. Mu bafana yinjije barengeje ubushobozi, kuki bagiye kujya hari ahantu ho guhagarara, kuki batagiye aho kwicara. Ubwo niba bagiye aho guhagarara muri club licensing, ubundi ni gute abafana bari amace bahagaze ahantu hatari intebe cyangwa imyanya yo kwicaramo. Bati Bugesera ni igomba kwazwa iby'umutekano ntiyakiri umukino, ati kanaterwa amaga kuko niyo yatumye abafana bajya hari akone yari bishinzwe iby'imyinjirize. Umuzi yambwiye ko ngo harebwa nanone context icyabaye, donc situation hari muri ya raporo y'umusifuzi. Avuga ko iyo context y'icyateye ibyo byabaye nyine byo gutuma umukino utarangira by'umutekano muke byaturutse kuki. Ubwo hazamo n'inzego z'umutekano uko biri kose, wenda niyo mpamvu niyo nama ihari. Ntango ntusoma itegeko gusa rigira na interpretation yaryo. Nturisoma gusa nk'itegeko, ahubwo urarisoma, ahubwo ukarisanisha n'icyabaye, ukabona kuri igisobanuro gikwiye. So icyo ni cya kabiri mwamenya, nuko ngo hari itegeko yego, ariko hari no kureba incident yagenze ite kugira ngo umutekano muke uzemo. Rwazamo n'inzego z'umutekano byinshi birumvikana, icyo kigomba kurebwaho. Hari raporo ya komiseri w'umukino, hari icyateye umutekano muke, n'inzego z'umutekano nyine zigira mu ruhare kumenya situation ibihari. Match kiba ari ikintu gikomeye. Mwe mubona abapolisi gusa, abana n'abandi bantu bakora muri security byambariye civile bareba bari mu bafana, bareba bakamenya situation. Ntaga abantu gusa baza ngo n'abapolisi gusa bari mu mutekano. Reka match ni ikintu gikomeye, ahantu aho abantu ibihumbi bingahe. Ntago nyine ari ahantu apfa kuvuga ngo urashyira abapolisi wenda 20-30 gusa. Abarimo n'abandi bantu nyine bari muri security ariko witwa aba babiri. Ushobora kujugunya imipira basiga bana ba defenseur babiri ba Rayon bakagenda bagatsinda. So ni nacyo cyabaye. Icyabaye niki nuko Rayon Sport barazamutse bose baza mu kibuga cya Bugesera nayo bose basubira inyuma. Bugesera bakora ama block, baracunga barakanira barabati Rayon Sport ntage tubanamo igitego. Mu gihe rirutse cyane asiga Sefu ashatse kumukurura Sefu arango. Umukinnyi wa utanze ariruka asanga babandi babiri imbere. Bisanze muri je ya 3 contre 2. Bugesera ifite abakinnyi hafi 3 kuri 2 bareye. Umukinnyi wa mbere wa Bugesera icyo yakoze bageze muri box yaracenze. Mu gucenga umudefenseur wa Rayon umwe abamukuyeho hasigana umudefenseur umwe acomeka pass. Mu gucomeka pass umukinnyi wa Rayon Sport yayisaza atega umukinnyi wa Bugesera bapashe. Umusifuzi ni yanatanze penalty arasanze, ariko mu kumuteganya ko yo baro yarakomeje isanga n'ubundi Faruku Ruhinda. Wibuka ko bazamutse ari 3, umwe yacenze umudefenseur wa Rayon aragwa, wa wundi ucenze wa Bugesera atanga pass. Mu kuyitanga umudefenseur wa Rayon umwe warusigaye ategwa bapashe, ariko umusifuzi natanze penalty
hasanga umukinnyi wa Bugesera umwe wari usigaye ahagaze wenyine ahita shota mwiza Bugesera ibonye igitego kuri counter attack. Impamvu yitwa counter attack nuko baro bari bayirekipeye bari mu kibuga cyabo, icyo twita muri block bar, bawurekipeye inyuma bahita bazamuka kuri counter attack batsinda Rayon. Bivuga ngo Rayon no mu mikinire muri half time ntabwo yakirinye neza, itsinda igitego muri half time bashaka kukigombora mu minota ya mbere rwose biranga. Match no maragitse nko minota 15 ya mbere 14 15 niba nibuka neza, half time irarangira leta gomboye, igice cya kabiri kiraza bakizamuka. Rero umukinnyi wabo bakavuga ngo aratezwe, abakinnyi bare barahagaze bategereje penalty. Mu gihe bagihagaze Bugesera yiteye izamukira kuko umusifuzi yari amaze gusanza, irongera bakubita indi counter attack, iramanuka papa no muri box ya Rayon. Fiston niwe warusiganye n'umukinnyi wa Bugesera. Fiston nabonye avuga ngo ntiyamukuruye, umukinnyi wa Bugesera ati yarankuruye cyane, nabonye president gaye yaravuze ati misifre yari mpiza 90%, ati n'utuntu duke tutagenze neza. Boom, Fiston n'umukinnyi wa Bugesera niba yaramuteze niba ataramuteze ni mwe mwabijija, mugende muri amashusho nge nta ruhande mfata. Baba mushyize hasi, umusifuzi ati ni penalty. Umusifuzi natanze penalty, umuntu wa mbere byabaje ni Sudianye, n'abandi barababaye. Sudianye ararakara, aramusunika, ararakara, abakinnyi ba Rayon bararakara bibasaga, abafana ba Rayon bararirimba bati muvemo bibasaga birasakuza, ariko abakinnyi baramuturisha. Mugenzi wabo Sudianye ashana no kuramo umuzamu mugati vamo patience wifata bareke n'ubundi bari kutwiba. Iramanta cyane muri kwa kwiramanta birangira muturishije, penalty yaterwa. Uma Aba ahita yitsinda, tayizamu wa Bugesera abagejeje igitego cya 14. Uyu musore w'umunyanigeria w'imyaka 23 ukina 24 aba bayi top scorer, abageni imbere afunganye kuko baranganyaga 13. Penalty yatsinze yise mu igitego cya 14. Ngaha ho rero abafana ba Rayon bari bicaye hakurya, nango hari igice gitwikire kuri stade ya Bugesera kirimo VIP n'ahandi hantu n'abandi bafana bicara, hakaba n'ahandi atari ama escalier cyangwa se intebe nyine ho gusa ni ubwatsi. Urebye ni nk'ahantu hari kuzubaka wenda nyuma mu kongera stade, ko hari parcelle nini cyane ariko nyine itarimo intebe, abafana baba bahari baba bahagaze. Ubwo birumvikana na ahantu hatubatse nyine ntiyabaramo ibinonko ibituntu nk'utwo nyine, ubwo abafana bahari batangira nyine gufata ibyo binonko batangira kubitera mu kibuga.